bereze sikibahiro se muracyahari. Imana ishimwe cyane. Ntabwo Imana ipfa gutoragura, oya, ifata umuntu ufite indangagaciro. Haleluya. Niba uri kuyemba garuka. Imana ntireba ku bagufiya, ntireba ku bareba, ntireba ku nzobe, ntireba ku bafite amatayi, ahubwo abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka, abo bantu Imana igira gute? Kuzana ijambo riva mu inzozi zawe zizasohora. Abarozi bahari, abavuga bahari, abaterekera bahari, izo nzozi zawe zizasohora. Haleluya. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Haleluya. 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 Bwira umuntu mwicaranye umubwire ngo uyu munsi wa none ntusanzwe, ishimira ijambo ry'Imana. Haleluya. Mukomere umubwire ngo ishimira ijambo ry'Imana. Mu ijambo ry'Imana niho honyine nasomye nsanga ubuzima bw'abantu buhinduka. Mu ijambo ry'Imana niho nasanze abantu b'abanyantege nkeya, badafite ubushobozi, badafite imbaraga, isi yasuzuguje. Hari ukuntu isi gusuzuguza ukabona yuko uri isuzugurwa, wagenda mu muhanda ukabona ko usuzuguwe, wakwicara mu muhanda ukabona ko usuzuguwe, wakwicara ku meza ugiye kurya ukabona usuzuguwe, ubuzima bwawe bwose ukabona usuzuguwe. Mu ijambo ry'Imana niho honyine nagiye mbona abantu Imana ibakuraho igisuzuguriro. Haleluya. Mwebwe murahiriwe mwumva ijambo ry'Imana, mufite umugisha wo kumva ijambo ry'Imana, rero murahiriwe. Imana ishimwe. Bibiliya imbwira ngo Gideyoni ngo yasekuraga ingano azihisha Abamediyani, atekereza ngo Abamediyani bari buze kuza batwara izi ngano ndi gusekura. Ariko ahuye na marayika w'Imana aramubwira ngo wa munyembaraga we, nubwo wihishe uri umunyembaraga, nubwo no kumusuzuguritse uri umunyembaraga. Haleluya. Atangira kuvuga amagambo ngo naba umunyembaraga. Abamediyani baba baratugenje uku nguku, turi igihugu cyasusuguwe, turi igihugu gifite ikibazo. Abamediyani baraza bagatwara ibyacu, ingano zacu iyo duhinze. Tumaze imyaka 7 dususuguwe, tumaze imyaka 7 mu bibazo. Marayika avuga ngo nugenda uko imbaraga zawe zingana uzabasha kunesha iki? Abamediyani. Twari tuvuze ngo mu ijambo ry'Imana, mu guhura n'Imana, aho niho honyine abantu bakira imbaraga, bakakira ubutsinzi. Numva ijambo rimbwira ngo akira ubutsinzi bwo mu ijambo ry'Imana, akira umugisha mu ijambo ry'Imana, akira amahoro mu ijambo ry'Imana, akira urugo mu ijambo ry'Imana, akira akazi mu ijambo ry'Imana, akira ubuzima mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Muri materaniro nimva njyewe Mwuka w'Imana ambwira ngo nyeganyeza ibintu byajyaga bikuza amahoro, ubwire ngo uyu munsi nakira ubutsinzi bw'mu ijambo ry'Imana. Reka nkubwire uyu munsi aya masaha kwijya mu masaha 6 hari ubuzima bwawe bugiye guhinduka. Abanyabwoba bava mu bwoba. Numva Imana ikura abantu aho bari barabohewe ibazamura. Ndabona kuzamurwa n'Imana, ndabona gufashwa n'Imana, ndabona Imana itanga ubuzima. Haguruka ku maguru yawe, haleluya, uvuze akaruru k'abana b'Imana. Ainiso pale nezozike. Ndumva uyu munsi wa none, komeza uhagarare, uyu munsi wa none ntabwo birakomeza kuguma uko byari bimeze. Nushaka kuyimenye uyu munsi wa none ntabwo biguma uko byari bimeze. Uko byari biteye ntabwo ari kuza biza kuguma. Imana igiye gushyiraho urufatiro. Imana ishyizeho urufatiro. Haleluya. 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 Mwicarire muri materaniro. Ngewe ndabona mu imbaraga z'Imana. Yesu nashimwe cyane. Nakuzanira ijambo rivuga ngo inzozi zawe, inzozi ufite zizasohora. Inzozi
inzozi ufite zizagira gute? Zizasohora. Haleluya. inzozi ufite aho ushaka kugera, niwumva amahame y'iby'Imana ivuga ku bantu bafite inzozi ukayakurikiza, izo nzozi zizajya gute? Zizasohora. Dusome ijambo ry'Imana mu Itangiriro, mu 3:7, turahera ku murongo waho wa 6. ngo twahambiraga imiba mu mirima, umuba wanjye urahagarara urema, iyanyu miba inkikiza uwanjye iwikubita imbere. 8. bene se baramuza bati, ni ukuri wowe uzaba umwami wacu, ni ukuri wowe uzadutwara. Izo nzozi se n'ayo magambo ye bigenda yongera kurota izindi nzozi, arazirotora bene se ati, nongeye kurota izindi nzozi, ngo izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyikubita imbere. Azirotorera se na bene se, na se aramucyaha aramubaza ati, izo nzozi ni inzozi ki? Ni ukuri nge na bene nyoko na bene so tuzaza tukwikubite hasi imbere yawe. Bene se bamugira ishyari, ariko se ajya yibuka ayo magambo. Nimwakire ijambo ry'Imana. Dukomere ijambo ry'Imana amashyi menshi. Tugiye kuvuga kuri uyu mugabo witwa Yosefu, kandi hari ba Yosefu hano benshi bafite inzozi. Haleluya. Hari ba Yosefu hano benshi bafite inzozi. Yosefu avuka kwa Yakobo ubyarwa na Isaka ubyarwa na Aburahamu. Bari abana b'amasezerano, ariko ntabwo bivuga ngo kuvuka mu rugo mu muryango w'abanyamasezerano ngo niko abantu bose bazaronka amasezerano. Isezerano rihabwa wagize gute? Umuntu warikoreye n'uwitwararitse kuri iryo sezerano. Bene data, dufite amasezerano menshi. Hari Imana atubwire kizabonwa ikanyarira mu rusesamanza. Twagiye ahantu henshi hatandukanye Imana yavuganye natwe, ariko isezerano Imana yaguhaye rirarindwa, kandi nta wundi uririnda ni wowe. Nutarinda isezerano Imana yaguhaye ntabwo rizasohora, ariko nuririnda Imana ntabwo igibeshya. Haleluya. Icyo yavuze no kugikora izagikora. Yosefu yari afite akantu ngiye kubabwira kamwe. Yosefu ngo bene se ngo bitwara uko bishaka, ariko Yosefu akagenda akabwira Yakobo papa wiwe, akamubwira ati, bene mama bakoze ibi n'ibi, akabareka. Ahari yabivuga kugira ngo bene se ise abakosora, ariko bene se ntibabibone nk'aho bakwiye gukosoka, ahubwo bakabona ko Yosefu agize gute? Yabareze, bakamugirira iki? Ishyari. Igitangaza cyawa ngo Yakobo ngo abonye yuko uwo mwana we afite ubwenge. Nshuti zanjye, ukwiye kugira ubwenge bw'iki? Bw'Imana. Ukwiye kwitwararika ukagira ubwenge bw'Imana. Buriya ubu turi itorero rinini, nimugoroba haza abantu benshi bakuze barenga abangaba, mu gitondo baje. Ariko ubu hano Imana irimo itegura abapasiteri batandukanye, irimo itegura abazakora amashami, irimo itegura abazajya kubwiriza muri Amerika, muri Canada. Ni isezerano Imana yaduhaye, ariko uwo muntu wicaye hano
ni umuntu ufite indangagaciro y'abana b'iki b'Imana. Ntabwo Imana ipfa gutoragura, oya, ifata umuntu ufite indangagaciro. Bariza mugeze ufite indangagaciro. Indangagaciro. Yakobo abonye yuko umwana we afite indangagaciro, kandi burya ababyeyi bari mu cyimbo cy'iki cy'Imana, ngo amudodeshereze ikanzu nziza y'umweru, ngo bene se noneho babona kugira ishyari. Yesu nashimwe cyane. Ari impamvu yamuhaye ikanzu y'umweru ni iyihe? Nuko yabonye ko afite indangagaciro yo kwirinda. Itorero tukwiye kwirinda. Niba twarateshutse, garukira aho ngaho. Hari indirimbo ya Faustin ngo yewe uyemba garuka. Nimba warayemba garuka. Haleluya. Nimba uri kuyemba garuka. Bereze sikyo bayo. Ese muracyahari? Imana ishimwe cyane. Amaze kumuyikanzu bamugirira ishyari. Nono igitangaza kiba kirabaye. Yababariye aya magambo twasomye agira ngo ari kubarira bene se. Narose tujya gutashya, ariko imiba yanyu yose igwa hasi imbere y'umuba wanjye. Abandi baravuga ati burya bwose azatuyobora. Uzi yuko abantu bicara, mwebwe abarokore niko bimeze, ugasanga Imana ivuze ibintu kuri Ejidi, bakumva bagize ishyari. Ejidi ngo azabona inzu, ngo azagenda mu nzu, ngo azagenda mu modoka, akubagize ishyari. Kandi Imana yabwiye Ejidi niyo yanakubwira nawe bitewe nuko wagize gute witwara. Haleluya. Iri jambo ngiye kubabwira ni ijambo Petero yavuze ageze kuri ya mugabo ngo wasengaga ubudasiba naho mu rugo rwiwe. Yaravuze ngo menye neza yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka, abo bantu Imana igira gute. Haleluya. Imana ntabwo irobanura ku butoni, ngo ahubwo abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka, abo bantu Imana igira gute irabeme. Imana akamubwira, Imana ntireba ku bagufiya, ntireba ku bareba, ntireba ku nzobe, ntireba ku bafite amatayi. Umviriza aya magambo. Abantu bubaha iki? Imana. Nushaka wanyunyutse ukuguru ariko wubaha Imana. Nushaka barakubwira ngo ntabwo uri mwiza, ngo ntugufite iforomo nziza, uri umwana w'Imana, pfa kuyubaha, ngo abantu Imana igira gute irabemera. Imana ishimwe. Imana ntabwo inaniye guturamo abaperezida hano 10 cyangwa 20, ahubwo irashaka wa wundi nyine. Haleluya. Uyubaha akayubahisha. Haleluya. Haleluya. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Yongera ngo arota izindi ndoto, aravuga ati narose izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 byose byikubita hasi. Papa we yarambwiye ngo ushaka kuvuga yuko ngewe na bene nyoko na mama wawe twese tuzagupfukamira? Ngo papa wiwe abibika ahantu, ngo ariko bene se ngo bamugire iki? Reka nkubwire iki, witinda ku banyeshari. Ishyari ryatangiye mbere, wibatsindaho, ahubwo kora ibyi ugomba gukora. Ishyari rizabaho,
ishyari rizagumaho, ishyari rizakomeza, ariko icyo Imana yavuganye n'umuntu kizasohora abanyeshyari bahari. Bizasohora abanyeshyari bahari, bizaba abanyeshyari bahari. Abana baziga abanyeshyari bahari, uzubaka inzu abanyeshyari bahari, uzura indege ujya mu bihugu ukore abanyeshyari bahari, uzatunga hano mu Rwanda abanyeshyari bahari. Bwira mugenzi wawe ngo naho bazajya, ahubwo bazabona imirimo y'Imana Imana izakora ku buzima bwawe. Abanyeshyari naho bazajya, ahubwo Imana ibabiciye kugira ngo bazabone imirimo Imana igukoreraho. Mungu asifiwe. Haleluya. Bazavuga batoke. Ijambo rivuga inzozi zawe zizasohora, abarozi bahari, abavuga bahari, abaterekera bahari, izo nzozi zawe zizasohora. Yewe ndumva hari ahantu ngiye kugera, ndabona ntera intambwe mvuga ngo zizasohora bahari, nzazigeramo bahari, nzabogomba kuba bahari, bazaba bahari. Ngo bagira jaruzi, ngo bakajya kuragira undi nawe ngo agafata akantu ise yamuhaye akajya kubagemurira. Bene se ngo ntibabone yuko yagiye kubagemurira yabashiriye, ahubwo bakagira jaruzi. Uyu ntabwo akwiye kuza. Uko abagemuriye bagira ishyari, uko abahaye bagira ishyari, bose ngo baricara ngo bajye inama yihuse. Uyu Karosi azatuyobora, kugira ngo atazatuyobora tumwice. Nitumara kumwica inzozi ziwe zibe zidute zirangiye. Iyo nama iruzura. Ariko uzi gufata mwene so, mubyumve neza, mwose ibere rimwe muvukana kuri papa, warangiza ukamufata ukamujugunya mu rwobo kureba uko biri kose, amuboha mujugunya mu rwobo. Yavuga ati murampora iki ko narinje mbagemuriye, narinje mbazana ibyo kurya, murampora iki? Tugomba kukujugunya wowe, ntabwo ngomba kuzatuyobora. Ibyo ni ibiki wihaye? Hari icyaha nabakoreye se mwambabariye ntasubira kwa papa, wenda sizagaruka kubagemurira, ariko nimundeke. Umva, izo nzozi zawe nizo twanze, reka ayo magambo yawe. Bamuboha abasaba imbabazi, bamujugunya mu rwobo. Ibyo nabyo nakanuma. Rubeni yaravuze ngo ariko mwaretse tukamujugunya mu rwobo, akazaba hari akazapfiramo, tumujugunye mu rwobo. Bumvira inama za Rubeni, baguma guhita bamwica. Umva, reka nkubwize ukuri, ntabwo bazakwica, ahubwo Imana izajya igenda, haleluya, igucira kanzu, igenda igucira kanzu kugeza igihe inzozi zawe zizasohorera. Bibiliya ngo hatambutse abantu ngo
bigendera baturutse mu Egiputa ngo bigira inama yo kumugurisha. Twamugurishije tukamukura muri arwo akazagenda akazagwa iyo ngiyo, bamugurisha amafaranga 30,000 baramutanga, ishekeri 30. Niba batari bakugurisha urahiriwe, ariko hari ukuntu umuntu akugurisha mwicaranye akakugemura mwicaranye, akakugurisha mwicaranye akavuga ati ngewe wa mukobwa we nzakujyana nkujyane mu basore nindangiza ngusigemo. Bijya bibaho, bakaguteza cyamunara, urakoze cyane. Umuntu akaza akakubwira amagambo naho arimo ari kwandika, ari gufata nkete akayikora mwicaranye, uzi neza yuko ari umuvandimwe wawe muri gusangira, naho muricaranye arashaka ibyo agomba kujya gute kugukorera. Ariko ntacyo bitwaye, Yesu arahari. Baramugurisha. Robene ngo hageze aravuga ati ye babo we, arungurutse mu nana bati mwene mama yagiye, mbese baba bamwishe. Ngo bigira inama yo gufata ikanzu yindi bamwambuye, ngo babaga umwana w'intama, bashyira amaraso yawo, bashyira papa wiwe, bamubwira ati muzehe wacu tuje kukubikira. Ngo reba neza ngo ngo reba neza ngo ikanzu, ngo nimba yaba ari nk'umwana wawe, ngo urebe neza ni wowe wayiguze, si wowe wayiguze se, si wowe wayikoresheje se, irebe neza urebe nimba kuko yaba ari umwana wawe waba ageze gute inyamaswa zishe. Urumva? Ibimenyetso. Ikinyoma gifite iki? Ibimenyetso. Ngo reba neza, reba neza wa mushono washyizeho nimba uriho, kakanu washyizeho ko ngo aberwe nk'umuntu uhisemo nimba ari we, reba neza. Yakora ko kwikanzu niyo umwana wanjye akora ikiriyo, baramufasha gukora ikiriyo. Ariko uza abantu bagufasha gukora ikiriyo ariko kandi bazi icyo bakoze. Abantu bagufasha kurira ngo akazi kawe karangiye, ariko kandi ariyo bavuze ati mukirukane. Umuntu araza akagukora kundi kavamo, indi kavamo igahita ihorodoka ikavamo. Mama we yoshenge we yavuyemo akarira usambwiye nihongera gusama indi, naho ashaka ngo nindi naye nigera miza gute izabe. Yakobo yarabahamagaye mwese muze, nta mpamvu n'imwe yo gukomeza kuguma mu ishyamba, ni muze turire dukora ikiriyo cya mwene nyoko. Ngo ararirayo, Yakobo ararira, nawe bamufasha kurira. Ikamubwiza kuri bene data. Ariko uzi umuntu uzi wawe azi ko yasenye urugo rwawe, agahamagara bite ni sawa, umugore wawe mubonye ibunyanaka, ariko akaza kumva yuko ibintu byacitse, induru zavuze. Ngo ese ngo ariko se uwo mugore aba yagiye n'ubundi, ariko madam ngo nawe ujye ubwira umugabo ahantu yagiye kandi niwe wagacometsemo. Umukozi wa Satani. Si ukukubekira umukozi wa Satani, uri umwana wa Satani, isoni Satani. Nisi bamufashije kurira, bararira baraboroga ati arapfuye abari Karosi wacu arapfuye, zanzo zirarangiye. Bari babizi, ariko Imana ni nziza. Haleluya. Ngo Yosefu reka nihute, ngo aragenda akora ibyo gukiranuka. Ikambwiza ukuri, babwira iki kintu, akazi kose ufite kakugeza ku nzozi zawe.
barokore murahumva ikintu isi tuze izi ko ngo abarokore turirimba amasezerano gusa, ngo amasezerano ngo Imana yaduhaye. Umva, akazi kose, akazi ufite ubona gasuzuguritse, ushobora kuba umukozi wo mu rugo, ushobora kuba uri umukirina ukoropa, ushobora kuba uri wa muntu usuzuguritse utwara amadafari ukora ubuyede, ariko ndaguhamiriza ko akazi kose ufite nugakora neza ukaba inyangamugayo muri ako kazi kakugeza ku nzozi zawe. Ndabizi ko mutari kubyumva, abantu benshi bagira ngo bagere ku nzozi zabo bakoze ibintu byahaye. Imana yemera yuko akazi kose wacamo kakugeza ku nzozi zawe. Haleluya! Yagiye ari umukozi utunganya amasahani, utanga amafushati, ubikora neza akitabira. Ariko uzi gutuma umukozi ahantu tugera muri restaurant ukabona si iyi restaurant ibaho, ugasanga ni munzanire iki ngiki, akagenda akiganira kuri telefoni. Reka nkubwize ukuri, uretse na shoboje uguhemba, ni Imana ireba iyo serivisi uri gutanga irayigaya, irayigaya. Ngewe nabaye umwubatsi, ariko nubakiraga wowe wese nakubitaga igikuta nkava hano nkakubita hariya, akambwira ngo yewe nguzagaruke, bajya kujya bakampamagara ati yewe uraza dusangire, nkamukora neza ngatahiri, nkataha naniwe, ejo nkongera ngakora. Ariko nahoraga mbona akazi. None ubundi umwubatsi w'imitima y'abana b'Imana, kandi mbikora nezerewe numva nishimye. Duheze si cyubahiro. Ngera ku murwayi nabona afite abadayimoni, nkufate abadayimoni bamuvemo. Hari ndamubwira ngo ariko pase ngo abadayimoni ngo bose ngo uzajya ubakura ngo ujye ubarekeramo, ngo urumva utagiye kuruha. Ariko wabageze ku murimo w'Imana, rega ni Imana itureberera, ntabwo ari twebwe twikorana. Imana ireba uburyo dukora. Ndimo mvugana n'umuntu wese ufite umurimo akora hano, Imana ireba uko ukora. Haleluya! Irareba, ikareba ukuntu ukora, ikareba ukuntu uririmba, ikareba ukuntu bikora, ikareba ukuntu bigenza, irarunguruka kugira ngo iguhe izindi nshingano. Irabanza irebe nimba izindi wazinogeje. Aha murahumvishe se? Irabanza irebe nimba izindi wazinogeje. Ntabwo Imana yakorera ikosa ryo gutanga izindi nshingano n'izindi wazishe. Akantu murakumvishe se? Imana yacu nishimwe. Yosefu muri ka kazi ke agakora neza, ngo bagende bamuhererekanya bamugeza hehe? Ibwami. Yagera kwa Mutesi Kerimasi pasiteri bati ariko uyu muntu sinkwiye kumugumana, ahubwo yarakwiye kujya gute gukora ahandi hantu harenze ngewe, nkurikije ukuntu ukora n'ukuntu umeze. Bakamurangirana kugeze igihe agera iki? Ibwami. Ageze ibwami naho aba inyangamugayo. Ikintu cyo kubinyangamugayo kiratunaniye, ariko iyo kintu nicyo kintu cyonyine gishobora kugeza ku nzozi zawe. Inyangamugayo, icyo kintu cyo kuba inyangamugayo nicyo kintu cyonyine cyakugeza ku nzozi zawe. Haleluya! Ibyo bamuhaye byose gukora akabikora neza, ibyo kugabura akabigabura neza. Amafaranga ntagavure, kugavura se murabizi, hari ukuntu yagavuraga bati ntiyagavuraga, abikora neza. Kugeza igihe muka Potifari yamwifuje bati uyu munyabwenge ni uwahagana, ashaka kumufata ku ngufu. Aramubwira ati databuja yamaye ibintu byose ngo mbiyobore hano, byose ndabiyoboye, uwo atampaye ni wowe, wowe uri umugore wa databuja. Ngo arangije yongera gusiga iki? Yakanzu, umwenda yari yambaye wa mugore arawusigarana, ngo ajya mu nzu y'imbohe. Biba rukore kuba dukennye siyo cyatuma tudakiranuka, kuba dufite ibibazo bakobwa, kuba dukennye dufite inzara dufite cyo byatuma tudakiranukira Imana. Ngo Imana nirangiza ivuga ati runaka nta mavuta afite yo kwisiga ariko arangiranukirira, runaka nubwo akennye nta kadafite ariko ari mu nzira zijya hehe? I Siyoni. Ibyo bintu biramugeza ngo Imana irabikota, irabireba, irabireba.
cya Jacques, ibyo bintu Imana irabireba. Iriga amasezerano, hari amatapu ugomba gucamo y'ibigeragezo mu ntambara, ibintu nk'ibyo ngibyo. Yesu nashimwe ngo ageze no mu nzu y'imbohe akomeza akazi, ariko akiranuka. Haleluya, akiranuka. Akiranukira mu nzu y'imbohe aboshye, mu buzima bubi, mu buzima bugoye. Yesu nashimwe. Bibiliya yambwiye amaze kuba igikomangoma avuye mu nzu y'imbohe, reka nihute, hari icyabaye. Ngo Yakobo ngo amenye ko mu gihugu cya Egiputa bafite ibyo kurya, ngo yohereza abana ngo bajye guhaha. Ngo bagiye, ngo Yosefu ni wari uri ku kigega, ngo abana bose bafite inkangara, bashonje, bakakabiye, bafite ubukene, bafite inzara. Ngo abarebye, ngo arabitegereza, arabamenya, aravanga, aba ni bene mama baje guhaha ni wacu. Haleluya. Sinzi wowe ubamenye ko byagenda, banza wabacamo kabiri. Sinzi ubamenye abakuniza ureba, bakakujugunya mu rugo ureba, bakakugurisha ureba. Sinzi wowe ubamenye icyakorwa. Ngo barebye, arabitegereza, arabamenya, arabicaza, arabwira ngo mbese muri abatasi mwaje gutata kino gihugu kuko gifite amaboko makeya? Ngo hoya, tinya kuba twaje dushonje, iwacu tuvuga turi 11, umwana umwe wacu umwe yarapfuye. Batangira nyine gukora ibyo bintu byose. Ngo abarebye, umuherezi wanyu arihe? Tuwe yasigaye, timuzamunzanire. Yesu nashimwe cyane. Abagirira imbabazi. Ngo arangije, mu byumve neza, ningiye kugasiga. Ngo arangije, ngo arabahambirira, ngo na za feza bari bazanye nazo azishyiramo. Ngo bageze imbere barahambura, ngo basanga ifeza bamuhaye nazo yageze gute? Yazibaha. Mbariza mugenzi wawe, ubonye umwanzi wawe wamugira gute wowe? Umufiteho ubushobozi mu gihugu, ufite ibikoresho, wamugira gute? Ubonye umuntu umwanzi wawe, Imana nitubabarira inshuti zanjye, ukabona umuntu wagukubise umuhoro ukajya amahirwe ntupfe, ukabona umuntu wakugambaniye, mbese urumva wabikora gute? aho twashyira gati. Yesu nashimwe. Nimba hari ikintu Imana ishaka, irashaka abantu bafite umutima umenetse, umutima w'iki? W'imbabazi. Abo nibo bana b'Imana, nibo bazanagera kure. Ngo Yosefu abagira imbabazi. Ngo bukeye arabasobanura ati, ni ngewe Yosefu, wa wundi ndi mwene so, ni ngewe mwagurishije, ngewe mwagambaniye, ni ngewe. Ariko kandi kize gute? Yabagiriye neza. Yesu nashimwe cyane. Atumiza Yakobo, atumiza Benjamini, bose baraza, babaha ibyo kurya, abashyira ibwami, babagirira neza. Nsoza, ndekavuga aya magambo soza. Ndaguhanurira, nuguma kuba ugomba kuba we, ukarinda agaciro yawe, abavuga bazavuge, abaroga bazakore, ikintu cyose bazagikore, nugaguma mu mwanya wawe n'Imana yawe, inzozi zawe ndaguhanurira zose zizasohora. Zizasohora bahari, zizasohora bavuga, zizasohora baroga, zizasohora. Tuzagera kure, ibyo bintu byose bizaba. Haleluya. Imana yacu ni Imana ikomeye. Ndaguhanuriye wa mukobwa we, ndaguhanura wa mubyeyi we, wa mupapa we, wa musore ukiri mutoya, wa mwana ukiri mutoya, inzozi zawe zizasohora. Icyo Imana yavuze ku buzima bwawe kizaba bahari, kizaba bareba,
kizakoreka, Imana izagikora mu izina rya Yesu Kristo, amen.